mu buryo busa nk'ubwihariye nubwo yari afite icyo nakita umubyibuho. Sammo Hung yarazwi ubuhanga, umuvuduko udasanzwe n'imyereko itunguranye. Ibintu byose byatumaga asenya amategeko yari yemerewe. Yatsinda ibihembo bikomeye, ayobora filime zagiye ziba indashyikirwa, akorana n'abakinnyi n'abayobora beza kurusha abandi ku isi. Ariko ubu muri iki gihe agezemo, Sammo Hung yitangiye kwiyegereza itangazamakuru. Ibyo anaherutse gutangaza kuri Brussels ndaza kuvuga byaragiye biratungurana. Ni ukuri kudafifitse kandi gushobora kuribwa n'abafana benshi. Kuri benshi biragoye kubyakira, ariko mureke tujyane muri uru rugendo turebe neza ubuzima bwa Sammo Hung n'ukuri ibyo yatangaje kuri Brussels byagiye bigahindura byinshi. Ni inkomoko y'intwari Sammo Hung wavukiye muri Hong Kong. Ababyeyi be bombi banakoraga mu bijyanye n'imyambaro ya sinema, ariko rwose ntibamureze, ahubwo yarezwe na sekuru na nyirakuru bamufashe. Nyirakuru yitwaga Chin, ni umukinnyi w'icyamamare mu masomo ya Kung Fu. Sekuru we yitwaga Hung Chong-ho, akaba yari umuyobozi wa filime. Uko yakuraga yahoranaga n'abantu rwose bo muri sinema. Byumvikane yuko ari ikintu n'ubundi cyamukurikiyemo kikaza rwose kuba cyamwiyereka mu buryo bukabije. Afite imyaka 9, Sammo Hung yorejwe mu ishuri ry'imyereko ryo muri Hong Kong ryitwa Drama Academy, ryatozaga abana ibijyanye na Pink Opera. Nyirakuru yumvise ayo makuru abikuye ku nshuti, ahita anafite icyemezo rwose cyo kumujyanayo. Iryo shuri ryayoborwaga na Master Yuan, kandi rwose abanyeshuri benshi bafatwaga nk'abana be. Afite imyaka 14 gusa, mwarimu umwe yamuhitiyemo kujya gukina mu mashusho ya filime. Kuri uwo murimo yahise anakunda sinema cyane, byanatumye atangira kwitabira ibijyanye n'imikorere ya kamera. Kuba rwose yari mukuru kurusha abandi banyeshuri byatumaga asangira udufaranga tw'akazi n'abandi bana, bituma yubahwa cyane. Mbere y'uko rwose asoza amasomo yari afite imyaka 16 y'amavuko, yakomeretse bikomeye ajya mu buriri igihe kirekire, ari nayo yaratangiye gutakaza imbaraga zo kongera ibiro cyane. Ariko rwose ibi ntibyigeze bimuca intege. Yagiye gutangira akazi nk'umukinnyi, asimbura abandi mu mushinga wa sinema wahawe izina rya Sammo, bisobanura umweru utulevu dutatu dufitanye isano n'umukinnyi wa karate wo mu Bushinwa. Mu 1948 yakiniye muri filime yiswe Painted Force, ivuga ku mateka y'igihe yamaze muri sinema. Drama Academy, iyi filime yerekanye uburyo imyitozo yari igoye kuri we, irimo amasaha y'ububabare, ingorane zo gukora icyo nakita backflips, y'imyitozo y'ikirenga. Ariko we n'inshuti ze zo hambere bavuze ko iyi filime yasobanuye ibintu mu buryo bworoshye kurusha uko byari mu by'ukuri. Ibi byari intangiriro y'urugendo rwa sinema. Yatangiye gukina akiri umwana w'intangiriro z'imyaka yo mu 1960. Filime ye ya mbere yiswe Education of Love yakinwe mu 1961. Mu 1962 yakinnye na Jack Chan muri Bill and Rita Wong Teen Bird. Yagaragaye no muri The Birth of USA, akina nk'umusore muto w'iyo ntwari y'amateka y'Abashinwa. Ku myaka 14 yari afite, Sammo Hung yatangiye gukorera muri kampani yiswe Shaw Brothers Studio mu 1966. Yafashaga umuyobozi w'ibikorwa byo kurwana witwa Han Yunji ku mushinga wa Come Drink With Me. Han yari umukuru wa Master Yu, ibyo bikaba rwose byaramwireje kwinjira muri sinema kuva mu 1966 kugeza mu 1974. Sammo Hung yakoraga akazi kose gahari, kuba rwose yakora ko bise extra cyangwa se stop man Fred n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndetse nyuma akaza no kuba action director. Mu 1970 yagiye gukorera muri Good Harvest, kompanyi nshya yari yaratangijwe na Lemon Chow. Yahise anashingwa mu gukoresha amashusho y'imirwano muri filime yabo ya mbere yiswe The Invisible Eye in the Angry River. Good Harvest yamwireje muri Korea, aho yize icyo nakita Hapkido, anakora umukandara w'umukara. Yakuze nk'umuyobozi wa Jihanji, aba umuyobozi w'imirwano muri filime 3 za Angel Mao, Red Really Hard, Hapkind, When They Can't Trick. Imyitwarire ye myiza n'ubushake byaje gukurura abantu benshi. Nk'umuyobozi wa King Hu, Sam yagizwe umuyobozi w'imirwano ya The Fight of Lee Khan mu 1973. Uwo mwaka kandi Sam yagaragaye muri filime y'icyamamare ya Bruce Lee yitwa Enter the Dragon, akina nk'umunyeshuri wa Shaolin arwana na Bruce Lee mu ntangiriro ya filime. Nubwo byari akanya gato, uwo mwanya warakomeye cyane muri we. Mu 1975 yagiye imirwano muri The Man from Hong Kong, filime ya mbere ya Australia Good Harvest yakoranye nayo. Ariko icyo gihe filime za Kung Fu zari ziri gutakaza umubare munini w'abazikurikira. Good Harvest yahinduye icyerekezo bishyize imbere abakinnyi bavugaga inkuru z'urwenya. Sammo Hung yahawe amahirwe yo kuyobora filime y'ishya mbere yiswe The Iron Fisted Monk mu 1977. Ayobora mu buryo bufanzwe n'urwenya. Abenshi bavugaga ko iyi filime ya mbere yuzuyemo urwenya na Kung Fu mu buryo bwuzuye. Uko byavanzwe byahawe sinema y'imyereko irangi rishyashya. Mu 1978 Lemon Chow yamusabye kurangiza amashusho y'imirwano ya Game of Death, filime ya Bruce Lee yari yaratangije ariko atarayirangije kuko yapfuye mu 1973.
uwo mwaka Sammo Hung yayoboye filime ya kabiri yitwa Enter the Fat Dragon, yakinnye nk'umuntu wisanishaga nka Bruce Lee akagerageza kumwigana. Iyo filime yari urwibutso rw'icyubahiro ariko rwose inafite urwenya. Yakomeje gukina mu zindi filime agaragaza imisusire ya Bruce Lee, niyo yakinanye na Cynthia Rothrock muri filime bise Millionaire Express mu 1986, niyo yitwa Skin Trigger Fat Dragon mu 1990. Izi filime zose zigaragaza urukundo n'icyubahiro afitiye Bruce Lee mu buryo butandukanye. Nyuma ko Jack Chan amenyekana cyane muri Dragon Master mu 1978, abantu bari biteze byinshi kuri filime ya Sam izakurikiraho. Yari yarateguye agakora kandi indi ntayo yifashishije umukinnyi w'umusaza w'insererezi Sammo Hung wari muri Dragon Master. Filime cyayo yari yiswe The Megan Fist Burcher, ayikorana rwose na Yuen Weeping bayikinnye mu 1979. Ariko habaye ibihe bikomeye aho rwose Simon Yuen yazize indwara y'umutima ikiri mu ifatwa ry'amashusho. Ibyo byanatumye rwose asimburwa na Fan Mi-sheng, kuko Simon yari igicumi cy'iyo filime. Urupfu rwe rwagize ingaruka cyane kuri iyi filime. Nubwo ibyo byose byabaye, Sam ntabwo yigeze acika intege. Yakomeje kuba umuyobozi, umukinnyi n'umuyobozi w'imirwano. Nubwo atari buri gihe yari mu rumuri, yakomezaga gufasha abandi mu kwigaragaza. Ubuzima bwe bwo mu bwana, aho yize amashuri akomeye kandi rwose akomeye mu mico, byamugize uwo ari we. Kugeraho rwose ahanganye na Bruce Lee kuri Ice Cream ni ikintu rwose gikomeye, cyanazwe n'urugendo rw'umurafa n'urukundo rudasanzwe ku buhanzi bwa filime. Yego, nubwo Sammo Hung yabaye icyamamare cyane mu mwaka wa 1980, ntabwo yigeze yibagirwa inkomoko ye. Ubwo izina rye ryatangiraga kumvikana cyane, yagarutse kuri bagenzi be biganye muri Chan Trauma Academy, abanyeshuri bari bakiri mu bwigunge cyane. Yabafashije kubona imyanya mu mafilime, ndetse anafasha abanyeshuri bakomoka kuri indi shuri ryitwaga Spirit and the Artman Drama School. Yakoranye cyane na Jack Chan, ariko niyibanze kuri buri wese. Yaya mahirwe abandi bakinnyi nka Yuen Biao, Yuen Wah, Lan Qingying na Mark Hoi. Filime ebyiri z'ingenzi zakozwe muri icyo gihe ni yiswe Warrior 2 niyo bise The Brigade Sun. Zombi zigaragaza uburyo bw'imyereko ya Wing Chun. Muri Warrior 2, Sam yakoranye na Casanova Wang, ni umuhanga mu kurwana muri Korea y'Epfo. The Brigade Sun yarimo rwose Lan Qingying, niyo rwose ishimangira imikorere y'imyereko yose. Yego, izi filime hamwe n'iyo bise n'ubundi Enoch Bird yo mu 1979 zafashe Wen Bi kuba icyamamare. Sammo Hung yahinduye ukuntu imirwano igaragazwa muri filime. Umenya ko mu 1970 sinema za Kung Fu zabaga zishingiye ku nkuru z'amateka, zigaragara nk'izozi zidasobanutse, ariko Sam yazanye izindi ndorerwamo yinjiza imirwano muri iki gihe mu buryo bugaragara. Imirwano ye yabaga ndende cyane, ikarangwamo umuvuduko n'umwuga, byose bigatuma ashimangira ukuri kwibera muri Ice Ring. Filime rwose bise We Unseen na We Are Familiar zigaragaza uburyo sinema y'imyereko yo mu 1980 yagombaga kuba imeze nyine muri iyo myaka yabo. Hanyuma haza itsinda rikomeye Sammo Hung, Jack Chan, Yuen Biao baje kwitwa The Three Dragon nyuma yo gukorana muri projet bise A mu 1983. Ubufatanye bwabo bwamaze hafi imyaka 5. Bagaragaye bwa nyuma bose uko ari batatu muri filime Dragon Forever mu 1988. Urwenya, ibintu byihahamuka n'umuyaga mwinshi n'isi ya sinema. Sammo Hung ntabwo agarukiraga gusa ku myereko ya Kung Fu, yari n'umuhanga mu gukora filime z'urwenya. Yatangije urukurikirane rw'amafilime yitwa Luxstar zarakozwe cyane mu myaka yo mu 1980. Yayoboye kandi akina mu z'ingenzi 3 za mbere: Win and Sina, My Luxstar, The Trick Luxstar. Jack Chan, Yuen Biao basigaragayemo nk'abafasha mu kuba bamushyigikira Sam yakomeje kugumana uruhare muri izi filime nk'umugenzuzi w'umukinnyi wo gufasha, harimo rwose n'izakurikiyeho nka Luxstar, Girl Press mu 1986 nibwo bayikinnye. Yagaragaye no mu gace gato ka filime ya nyuma muri uru ruhererekane How to Meet the Rockstar yasohotse mu 1996. Usibye urwenya, Sammo Hung yanazanye uburyo bushya bwo gutera ubwoba muri filime yo muri Hong Kong. Yamamarije filime zivuga ku bintu bizwi nka Jiangshi, abapfu bazuka bameze nk'imyuka y'Abashinwa. Abo bapfu bambukaga batambuka basimbuka kubera ko ibisi yabo yari yarangiritse, cyangwa se ibyo nakita Ring Metro. Sam yakoze filime ebyiri zakozwe cyane kuri bo, nk'iyo bise A Control of the Spirit bakinnye mu 1980, n'iyo bise The Dead of the Deirdre bakinnye mu 1983. Izo filime barwanaga n'abo bapfu bifashishije amarozi. Izo filime zabahaye ubwamamare mu buryo rwose muri uwo mujyi, bamamaye mu buryo butandukanye, ndetse zanafunga amarembo kuri filime yiswe Mr Vampire bakinnye mu 1985.
Sammo Hung yanagize uruhare mu kuzamura abagore mu mafilime y'imirwano yatunganyije nk'iyo bise Madame bakeneye mu 1985 filime yagaragayemo bwa mbere Michelle Yeoh, Cynthia Lutruk. Aba bakinnyi b'abagore bari buzuye imbaraga bakubitaga bagahunda kimwe n'abagabo. Izo filime zari zifite ibikorwa byinshi kandi byerekanaga uburyo abagore nabo bashoboye kurwana no kwigaragaza ku rwego rwa sinema. Sammo Hung yari yaratangije impinduka zitari zisanzwe muri isi ya sinema kandi rwose abarebye ibyo yakoze barabikoze cyane. Igihe cy'imyaka yo mu 1990 cyazanye ibibazo bishya. Mu 1989 Sammo Hung yakoze filime yitwa Into the Fire, ariko yumvaga ko Jordan Harvest company yayisohoye itayishyigikiye uko bikwiye. Yumvaga ko bayikuye mu nzu ya sinema vuba cyane. Ibyo byanateje amakimbirane akomeye hagati n'umuyobozi mukuru wa Jordan Harvest, Raymond Cho. Sam yari amaze imyaka 21 akorana n'iyo company. Nyuma y'iryo vangura yayivuyemo mu 1991 yatangiye kwikorana filime ze abinyujije muri company yitwa Bahan Films. Ariko izi filime ntabwo zigeze zigiranwa n'ibihangano by'ibya mbere. Yagize agahenge gato mu 1997 ubwo yagarukanye ku ruhande rwa Jack Chan muri filime bise Master Nice Guy. Bityo abantu bongera kwibuka izina rye mu 1994. Sam yakoranye n'umuyobozi Wong Kar-wai nk'umuyobozi w'imirwano muri filime bise Arch of Time. Iyo filime niyabaye rwose ndashyikirwa mu bijyanye n'amafaranga gusa, ariko yubahabwa kubera ubuhanga bw'uburyo yafashwe. Ariko icyo gihe hari ibintu rwose bikomeye byari bigiye kubaho mu buryo bukurikira. Mu 1998 televiziyo y'Amerika yiswe CBS yatangiye kwerekana ikiganiro cyitwa Martial Law. Cyari igice cy'amasaha nibura navuga ko kitarenze imwe cyuzuyemo ibikorwa bya kung fu cyubakiye ku muntu umwe gusa. Sammo Hung yakinnye nka ofisiye wa polisi akoresha ubumenyi bwa kung fu mu gukemura ibyaha. Icyo kiganiro cyerekanwaga buri mugoroba ku wa gatandatu gihita gihinduka igitangaza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sammo Hung yabaye umuntu wa mbere rwose mu burasirazuba bwa Aziya uyoboye ikiganiro cya mbere kuri televiziyo ikomeye muri Amerika. Icyo kiganiro cyatunganywaga ndetse rimwe na rimwe kikanayoborwa n'uwo bise Stan Htung. Hari abavugaga ko Sam yigaga amagambo y'Icyongereza ku buryo avuga yibanda gusa ku buryo asohoka ku munwa, ariko nubwo byari bimeze bityo byakoze ikiganiro cyamuhesheje abafana bashya mu burengerazuba bw'isi, kigaragaza Sammo Hung ko akiri rwose mu cyamamare nubwo atari muri Hong Kong. Mu mwaka wo mu 1980 n'1990 Sam yigaragaje ko ashoboye ibintu byose: kung fu, urwenya, filime zihamuka ndetse no gukoresha abagore barugwana mu mashusho. Yafashije inshuti ze kwigaragaza ndetse ahindura burundu ko filime za kung fu zabagaho. Mu ntangiriro za 2000 Sam yarakiri umuntu w'imigambi, yari afite rwose gahunda zo gukora filime zishingiye ku mukino wa mudasobwa witwa Sharpbill. Uwo mushinga wari munini cyane, aho ingengo y'imari yari iteganyijwe ari miliyoni 50 z'amadolari. Yifuzaga kandi Jackie Chan ko yaba umwe mu bakinnyi b'ingenzi muri iyo filime. Ibyo byose byari byishyizwe rwose muri website y'ibikite, ariko nyuma y'umwaka umwe amakuru yose yarazimye. Iyo filime ntiyigeze ikorwa, uburenganzira bwo kuyikora bwaje gufatwa n'abandi bashoramari, ariko ntabwo iyi filime yigeze iboneka. Nubwo Sharpbill itigeze ikorwa, Sammo Hung yagarutse mu ruhando rwa sinema muri Hong Kong afite imbaraga. Muri 2001 yagaragaye muri The Legend of Zoo, isanzwe ari igice gikurikira Zoo Warrior from the Magic Mountain yo mu 1983. Hakurikiyeho Kung Fu Hustler muri 2004. Filime yanateje akavuyo yakorewe rwose muri Stephen Chow. Muri iyi filime Sam niwe wari waratangiye gutunganya imirwano, ariko ava ku mushinga hakiri kare. Wen Wei-ping niwe rwose waje gusimbura aho ibyo yasize atangiye. Hari abavuga ko Sam na Stephen Chow bari baratunganye, ariko Chow yaje gutangaza ko Hung yavuye mu mushinga ku mpamvu ze bwite atari ibibazo by'abantu. Muri uwo mwaka Sammo Hung yagaragaye muri filime bise Dragon Sword and Spear cyangwa se Sharpie Long izwi nka Crimson. Muri SPR yanakinnye nk'umugizi wa nabi, aribwo bwa mbere mu myanya irenga 25 yakinnye nk'umwanzi. Yanarwanye na Johnny Yan mu gace rwose k'imirwano karenze imbibi z'amateka. Hari igitekerezo cy'uko Sam yaragomba kuba rwose se w'imfubyi w'umukinnyi wa Cheng, ariko aya masura ntabwo yigeze agera muri filime y'Icyanyuma. Icyakora haje kuvuga ko hashobora kuzaba igice cya mbere cy'ifilime cy'ibyo basigaye batarakinnye. Hung yongeye gukorana na Wing Chun muri Twin Mission yo muri 2007. Muri 2008 Hung yagaragaye muri Fat Movie, anakinamo nk'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abagizi ba nabi ahanganye na Ken Lee. Uwo mwaka kandi yanakoze imirwano yo gukina muri filime bise Three Kingdom Resurrection of the Dragon. Ni filime y'intambara ishingiye ku gitabo cy'ubusizi bwo mu Bushinwa Romance of the Three Kingdom, yakinwemo na Andy Louis na Mike Shikoro. Filime rwose yakurikiyeho yitwa Wu yerekanwe bwa mbere i Beijing mu Kwakira 2008. Uwo mwaka kandi Hung yongeye gukorana na Wilson Yip na Jin Yan, abo muyobozi w'imirwano muri filime bise Ip Man igaruka ku mizi ya Kung Fu. Muri 2010 isi yose yongeye kumwibuka, yahawe igihembo cy'ubuzima bwose Lifetime Achievement Award.
mu iserukiramuco rya New York ry'amafilime ya Aziya, filime rwose enye zerekanye muri iryo serukiramuco. Uwo mwaka kandi yagarutse muri Ip Man 2 akinamo nk'umwigisha w'imyitozo ya Hong Kong ahanganye na Ip Man. Yatunganyije n'imirwano yose yo muri iyo filime. Muri uwo mwaka mu yindi filime yitwa Three Ninja Esperon, Ip Man yakinnye na Chan Hushan, umutoza wa Ip Man akiri muto cyane. Aya marushanwa yombi yamusubije mu mizi ya Kung Fu yubatse imyaka myinshi ishize. Muri 2021 ejo bundi Sammo Hung yagize uruhare mu gikorwa cyihariye cyane, ariko ni ku nshuro 45 y'iserukiramuco ry'amafilime mpuzamahanga rya Hong Kong ikoranye na John 2 kuri filime yitwa Septe, The Story of Hong Kong. Iri ni ishusho rusange y'ibice 7 bya filime, buri kimwe cyayobowe n'umuyobozi ukomeye. Buri gice cyagaragazaga ubuzima bwa Hong Kong mu gihe runaka. Abandi bayoboye ibice by'iyo filime harimo nk'uwo bise True Heart, An Huya, Ling Lom, Patrick Tom, Yuan Wiping na John 2. Igice cya Hong cyari kirimo amarangamutima menshi n'icyifuzo cyo kuzirikana aho yatutse, umujyi n'abantu bawubamo. Sinema rwose mu mwaka wa 2000 ntabwo yibanze gusa ku kurwana, yari isubira inyuma mu mateka, igaha icyubahiro ibyamubanjirije, ikanibutsa imbaraga za sinema ya Hong Kong. Nubwo kuri Aken yarakiri intwari, imirimo ye yagaragazaga umutima, inkuru nyinshi n'ubusobanuro buremereye. Ubwamamare kuri televiziyo no gusigira abandi inkoni y'ubuyobozi, Sammo Hung ntiyagarukiye ku mafilime gusa. Mu myaka ya 2000 yagaragaye muri gahunda nyinshi za televiziyo hirya no hino muri Aziya y'Uburasirazuba. Muri 2003 yakinnye muri The Dragon Love, gahunda ya televiziyo y'Abashinwa irimo Fan Bingbing. Nyuma yaho rwose Sammo Hung yagaragaye mu yindi filime y'uruhererekane y'Abashinwa yitwa Shaolin Warrior yabaye mu gihe cy'ingoma ya Ming. Yakinnye nka Bigfoot, umuhanga rwose wa Shaolin waje kwifatanya n'ingabo zirwana n'abasahuzi b'Abayapani. Yagaragayemo nk'uwigaga kuri Bigfoot. Aya masura yose yagaragazwa Sammo Hung nk'umutoza, umubyeyi ndetse n'umuyobozi. Mu mwaka wa 2000 Sammo Hung yari akuze cyane, yakoraga amafilime agafasha abakinnyi bashya, kandi rwose akagaragara mu bikorwa byose sinema na televiziyo. Nubwo byose byahindukaga, we yagumye kuba uwo ari we, intwari ya Kung Fu, umwigisha kandi urwibutso rugihagaze. Sammo Hung na Bruce, intambara rwose itarigeze iba. Mu ntangiriro z'imyaka y'1970 habaye igikorwa hagati ya Sammo Hung na Bruce, abantu bagikomeje no kuganiraho kugeza ubu. Benshi bavuga ko aba bagabo bombi ari abahanga muri Kung Fu barwaye, ariko Sammo Hung bwe yavuze ko bitigeze biba intambara nyakuri. Byatangiye ku cyicaro cya Jordan Harvard aho filime Fist of Fire yikinirwaga. Sam na Bruce barimo baganira kuri Kung Fu. Sam abaza Bruce ikibazo cyoroshye ariko kinakomeye, ati se koko urihuta nk'uko abantu babivuga? Bruce aramureba aramubaza ati, waba ushaka kugerageza? Sam yaratunguwe ariko yemera kureba uburyo Bruce akora. Bruce yese akubita Sam urushyi rwihuse cyane hafi y'amaso ye. Ntabwo yamukozeho ariko byari hafi cyane. Hanyuma Bruce aramubaza ati, byari bimeze bite? Sam yaramusubije ati, urihuta cyane. Ibyo nibyo byose byabaye, nta gukubitana kwabayeho nta n'intambara, ahubwo byari igerageza hagati y'inshuti. Ariko icyo kintu gito cyahindutse inkuru abantu batigeze bihanganira gusiba. Jack Chan nawe rwose yarabimenye. Mu gitabo Bruce and Life, Jack Chan yasobanuye ko Sam yamubwiye ko byari nk'imikino yoroheje. Jack Chan yavuze ko Sam atigeze yemera uwari wahize undi, kandi ko rwose nta muntu wari uhari, nta n'undi ushobora kuvuga ko ibyo byagenze mu by'ukuri nk'ibyabaye. Jack Chan yavuze ko byari ugukoranaho gake nk'uburyo bw'inshuti no kugerageza imbaraga z'undi, kuba mu murongo umwe na Bruce. Nyuma gato mu 1973 Sammo Hung yabonye amahirwe yo gukina ishusho nyakuri hamwe na Bruce. Niyo mirwano igaragara mu ntangiriro za filime bise Eat the Dragon. Sammo Hung yakinnye nk'uwo Bruce atsinda bwa mbere, nubwo ari agace gato cyane kakaba ikimenyetso ku isi yose mu iserukiramuco ry'amafilime y'i Tokyo. Sam yavuze ko uwo munsi wanamugizeho ingaruka. Yagize ati, ntabwo nigeze mubona kenshi, ariko imirimo ye sinema yaranangaje cyane. Bruce yapfuye uwo mwaka, kandi Sam yavuze ko rwose byamumenaguye umutima mu buryo butunguranye. Yagize ati, byarambabaje cyane kumva ko yapfuye akiri muto. Byaranangaje si gusa ya Hong Kong gusa, ahubwo n'isi yose. Abafana be ndetse n'abakunzi bo muri sinema bamuhaga icyubahiro gikomeye, bose bahungabanyijwe n'icyo kintu kibaye. Sammo Hung yaje no gusabwa gufasha kurangiza Game of Thrones, filime rwose ya Bruce atabashije kurangiza. Sammo Hung ni nawe washinzwe gutunganya imirwano yari isigaye. Ibyo byerekanye icyizere uruganda rwa sinema rwari rumufitiye. Nubwo atari inshuti ya hafi ya Bruce, yamuhaga icyubahiro gikomeye. Yagize ati, Bruce yari intwari yanjye. Ibi bivuga byinshi kuri Sammo Hung. Hashize imyaka Sammo Hung yaje guha icyubahiro Bruce mu bundi buryo abinyujije muri filime Miss Into the Fat Dragon. Muri iyo filime yagaragaye nk'umuntu rwose usenga Bruce, agerageza kumwigana mu buryo bwo kurwana no kugenda. Nubwo byari urwenya, ariko yarubahaga cyane akagaragaza urukundo. Sam yari afite Bruce nk'umukinnyi rwose wa sinema n'umurwanyi. Nubwo Bruce yari azwi cyane kubera umuvuduko we, Sam nawe yari afite imbaraga zihariye, yaramwubahaga.
ariko ntabwo yigeze ashaka kumuhinduka Sammo Hung. We yari afite inzira ye bwite, imbaraga ze n'uburyo bwo gukora ibintu bye mu buryo bwihariye. Amashuri yo mu Bushinwa Drama Academy yarakomeye cyane. Sammo Hung yaravuze ati iyo usoje amasomo ubushoboye buri kintu cyose. Uburyo bwe gukora sinema bwari budasanzwe. Yazanye urwenya mu mirwano ya kung fu, yakoze ubwoko bushya bw'amafilme buhuza urwenya n'intambara, abantu barabikunda cyane. Yanagize uruhare rukomeye mu kumenyekanisha filme bise Junction za vampire z'Abashinwa zishobora no gusimbuka. Ibyo bintu Bruce atigeze akora, ariko ibyo ntabwo ari uko Sam yifuzaga kumurusha, ahubwo nuko Sam yanyuze inzira ye bwite. Iyo bamubajije Bruce ahora avuga ukuri gusa, avuga ko batamaranye igihe kinini, ariko ibikorwa bya Bruce byamuteye imbaraga mu buryo bwihariye. Kuri we nubwo Bruce yanamukubise urushyi hafi rwose y'amaso, Sam ntabwo yabifashe nk'intambara. Kuri we byari intambara y'amaboko hagati y'abantu bombi b'abahanga bashakaga gupima ubushobozi bwabo. Iryo somo rito ryahindutse inkuru y'igitangaza. Sam yigeze no gutebya kuri Jackie Chan, yamwise umwana utumva bakiri ku ishuri. Icyo gihe Sam yari mukuru kandi yakundaga gukinisha Jackie Chan n'abandi, aho banyuze hose bagumanye ubushuti bukomeye. Sam, Jackie Chan, Yuen Bia babaye rwose ba Dragon batatu, bakajya rwose bacana bagacika mu rukundo. Imirwano n'urwenya byarabarangaga. Iyo Sammo Hung avuga kuri Bruce, amagambo ye aba afite agaciro gakomeye. Ati ntabwo byari ukuba umufana gusa, yahagaze imbere ya Bruce, yabonye rwose umuvuduko we n'ubuhanga bwe. N'ubu tuvugana Sammo Hung aracyakora filime nshya bise Twilight of the Warrior, agahego rwose muri Hong Kong. Inaturwa rwose ngo inahataniye muri Oscar, inakomeje kwitabiriza ibirori bikomeye nko muri Asia Film Award Hong. Mu buryo busa nk'ubwiyare, Sammo Hung ni umwe mu bakinnyi bakanyujijeho n'uyu munsi ukora ibikorwa bigiye bitandukanye muri sinema. Reka tubashimire inshuti z'ubwenge mudahwema gukurikira ibiganiro byacu.